Turongeye kubashoza inshuti twese duhuriye hano kuri uru rubuga ndabifuriza amahoro y'Imana. Njye ubavugisha nitwa Jani Musasangohe, abanita ku bantu nkaba ari ibintu nkora nkunze cyane kandi nkaba numva mbihamagarwa kubibwira abantu bose, kubitaho kwita ku buzima bw'abantu ni ikintu kinshishikaje cyane kuko Imana yangiriye neza kumenya ibyo nzi ubu ngubu mu myaka igeze ku 8 nita ku bantu, maze kumenya byinshi, maze kubona byinshi kandi nanjye nabashije kwiyitaho biramfasha. Ibyo mbabwira hano rero ni byamfashije, ni ibintu nagerageje. Abenshi bajya bambaza bati ariko sundi ko twumva byinshi tukagira gute, turamenya twizera iki, turamenya dufata iki, umwana atubwira iki ni cyiza undi akatubwira iki ngiki ntago ari cyiza. Ngewe ntago ari byo kubabwira, ibyo mvuga hano nibyo nakoreye ubushakashatsi, nibyo ngiye nigeragereje by'ubwanjye nkabona kubigeza ku bantu. Ntago byashimisha kubwira abantu iki ngiki kandi atari cyo nkora, atari nacyo mbayeho. Ntago nafata umwanya wanjye ngo nze kuwutaha ngaha nze kuvuga ibintu. Niyo mpamvu uzasanga ibintu nzajya mvuga ari ibintu bidahuriweho n'abandi, ndetse n'abantu ni nacyo kizera benshi bambwira bati uravuga ibintu abandi batavuga, uratubwira uti mureke petit déjeuner kubera iyi mpamvu iyi ni kubera ko ariko bimeze. Undi muntu azakubwira ati nudafata petit déjeuner uzarwara umutima, uzarwara. Ariko ubundi tubirebye koko nibyo, iyo udafashe petit déjeuner kuko niho ugira ikibazo cyangwa niho ukigira, niho utagira ikibazo cyangwa niho ukigira. Tuvuga abantu bafite ibibazo by'uburwayi, tuvuga abarwayi diabete, abarwayi b'umutima, abenshi bari muri Afrika aho iyo petit déjeuner idafite ingaruka nyinshi cyane cyangwa itaciye mu nganda nyinshi, aho ibinganda nyinshi kurusha iki. Ariko uzasanga mu bihugu nko mu Bufaransa abarwayi ba diabete abazwi, ndetse uregeye kure ugasanga abatazwi bijya kungana nk'umubare w'abatuye muri icyo gihugu kubera amasukari, kubera izo nganda zihiganje. Twebwe rero ni ibintu bikivuka, biracyari bikeya, ariyo mpamvu gufatirana ari ibintu by'ingenzi. Wihute cyane kuko ubu ngubu kugeza ku myaka 40 abantu bose bagiye kuzajya bahura ari ibyo bibazo. Udafite iby'umutima akagira ibya diabete, udafite ibindi akagira indwara zizajya ziboneka uko bizajya bimera kose. Niyo mpamvu gufatirana byaba ari byiza twihuse. Uyu munsi rero nagendereye kubabwira ku mavuta. Ayo mavuta abasoma Korowani barabizi, byanditsemo ko ayo mavuta avura indwara zose uretse urupfu, keretse ari urupfu nyine. Ni amavuta ya huile de coume noire, kubera ukuntu ari meza n'ubwiza bwayo byagiye babasha kuyakora mu bundi buryo bakayavangiramo ibindi kugira ngo abe menshi, barayatubura. Ameza aturuka muri Ethiopia, ntago rero byoroshye kuyabona, ariko iyo yabonye ikintu cyose kizonge narayagerageje ku ruhu rw'umwana rwari rufite ikibazo cya eczema cyo kurwara utuntu ku mubiri, akishima cyane ntaryama akarara yigira, biramufasha. Ikindi cyiza cyo kuyanywa, urayanywa ukumva akuye umwanda mu mubiri, ukabyumva neza, ukumva umerewe neza. Iyo yavanze n'indimu ni amavuta meza cyane. Rero akenshi cyane abantu benshi bamugane bavuga ibyo bishakiye, barakubwira bati nta mavuta stop. Ntago ariko bimeze, kubera ko barabyibeshyeho. Abantu babibeshya abandi, ab'inganda z'isukari babeshyira amavuta kugira ngo dusigare tureba amavuta twibagirwe isukari. Ikibazo ntago ari amavuta, ikibazo ni isukari. Nubwo amavuta atari yose meza, ariko amavuta afite akamaro kubuzima. Ubyumve ubireke. Mu gihe isukari yo nta kamaro na kamwe na kabiri na kangahe isukari ifite ku mubiri, ariko amavuta yadufitiye akamaro. Icyambere, amavuta aryoshya ibyo turya. Ibiryo turya iyo bigiyemo amavuta bigira uburyohe, kandi no kurya umuntu aba akeneye kurya ibintu biryoshye. Ntago ari impamvu yo kurya no kurya, agomba gukuramo ibyishimo. Iyo uri kurya ukabikanja neza, ugomba kunezerwa, icyo kintu ni ngombwa. Ikindi cya kabiri amavuta dufatiye nuko yoroshya igogorwa. Iyo wariye amavuta byifasha kuzimanuka bikagera hahandi bijya, bikagenda neza kubera ko biherekejwe n'amavuta. Ikindi cya gatatu, amavuta azana ubushyuhe mu mubiri, kandi twibukiranye ko iyo ugize ubushyuhe mu mubiri nibwo bugufasha gutwika ibinure mu mubiri.
tandis ko iyo ukoze l'inverse iyo bicurekeranije ubwo bushyuhe ntabwo ubona nta n'ikintu kiri buze gushya mu mubiri kubera ko nta bushyuhe wabonye. Ubushyuhe butari mu mubiri nta kintu ushobora gutakaza, ahubwo ushobora kubyibuha kubera ko wabuza amavuta meza kandi afasha ubwonko gukora neza. Amavuta y'amande, amavuta ndi kuvuga amavuta ya huile d'olive, ndavuga amavuta ya huile de coco, ndavuga amavuta mazima y'inka, yewe na yayandi twita y'ingurube ntacyo atwaye, apfa kuba ari amavuta meza. Ariko amavuta y'ibimera niba unayafite muri akanya ukaba afite amavuta y'ibihwagari, ushatse wajugunya muri toilette kubera ko ni amavuta yangiza umubiri ku rwego rugeze hejuru. Ni amavuta akurikira isukari mu byangiza umubiri kuko agufasha kurya cyane, kutakuzaho kurya ugahora urya ukaba ushaka kurya, aya mavuta akakwangiriza. Ni ukuvuga ngo rero ntago tuzumvikana, nta nubwo tuzakorana n'abantu bavuga ko amavuta ari mabi. Mwabyumvishije, hari imimaro 5 y'amavuta udashobora gusimbuza ikindi kintu, kandi amavuta agufasha kumererwa neza iyo ari meza nayo. Ariko iyo ari mabi murabyumva ibigomba kubaho kubera ko urumva ibihwagara bifitemo icyo bita les anti-chose bituma biproteje icyo gihwagara kuko ntabwo gishaka ko turya amavuta yacyo. Ibyo bintu rero iyo bigiye mu mubiri w'umuntu birawica, bigaterwa icyo bita pro-inflammation. None iyo umaze kugira iyo inflammation nta kintu kiba kigikora neza, indwara zirakubonerana, indwara zikakwaduka zikakumerera nabi. Ariko rero ni ukuvuga ngo iyo wafashe amavuta meza, navuze amavuta ya huile d'olive, navuze amavuta ya coco, navuze amavuta de kumenwa, n'amavuta meza yo gukoresha ku bibazo cyane cyane ibibazo by'umubiri, uyakoresha massage. Ni amavuta akoreka neza byaba ufite ikibazo cy'indani mu mubiri na utazi, utari gusobanukirwa akantu kari kukubabaza, utazi akariko utari kumva icyo wakora. Amavuta ya kumenware ufata akayiko ugashyiraho indimu cyangwa ukayafata ukayavanga na tungurusumu wamaze gusya neza ukavanga n'ubuki, ukafata akayiko kacyo mu gitondo kibyuka. Bizagufasha cyane, bizafasha ubuzima bwawe kandi uzamererwa neza. Ngibyo rero, ngibyo by'amavuta bantu munyumva munkurikirana hano, ntago ari ibintu mpapira kandi nta nubwo nanjye nshaka ko ubifata ngo ubimire nkumira ibiki. Icyo nshaka nuko ubigerageza, icyo nifuza nuko wabigerageza. Ikintu iyo ukigerageje wowe wikuriramo ukuri kwawe, kuko nubwo mbisoma bikaba biri mu nyugo zizwe nneza, nubwo harimo ibyo nize nkaba narabifashe mu ishuri, nubwo hari ibyo nagerageje ku bakiriya banjye, nubwo hari ibyo nigeragejeho, hari ubwo bitakorana n'umubiri wawe kuko tudahuje ibintu byose 100%. Bivuze ngo rero bigerageze, nibidakunda ugerageze ibindi. Njyewe nzajya mbaho ibyo mugerageza, mwigeragereze murebe. Gusa icyo mbabwira ko nuko byagenze neza, ubu mundeba hano iwacu turabyibuha ku buryo no kureba amata cyangwa kureba akantu kose kabyibuha turabyibuha. Ariko mu gihe nabashe gukuramo ibintu bimwe na bimwe, ntago naretse ibintu byose, nta nubwo nasaba kureka ibintu byose kuko umubiri uhita wivumba ugatangira kugukorera ibindi. Ariko mu gihe nabashije gushyira ku murongo nkavuga nti ibi bintu ni bibi, mbikuyemo rwose ndabyibagiwe, ibyiza nkabishyiramo, cyangwa ikintu cyakitwa kari kibi ariko nkaba ngikunda, nzajya ngifata umunsi ngahe mu kwezi, igihe kingana gutya mu kwezi. Ntabwo nzajya ngifata buri munsi, nzajya ngifata igihe kingana gutya muri kwezi. Byaramfashije kubera ko ndashaka kubabwira yuko niyo mfasha akaruhuko nkagenda ibyumweru 3, umukecuru wanjye ahita agira ubwo mwana wanjye yarananutse, ndamuhaye iki agatangira kungaburira. Rero byose ni ukuvuga ngo hari igihe nagiye mara ibyumweru 3 naniyongereyeho ibiro 4. Ibyo biro birangora mu by'ukuri, bindemerera kubera ko ntago ari ibiro nkwiye kwikorera. Ibiro urabyumva, ntabwo ushobora kubyumva igihe ukibifite, ariko igihe wamaze kubita bya biro bitafite akamaro, bya binure bigukururira ibyago byo kurwara cyane, niho ubona ikibazo wari wifitemo.
ariko wamara gufata gahunda, wamara kujya ku murongo ukabona ibyiza byo gutakaza ibiro bidafite akamaro. Ibiro bidafite akamaro bidukurura indwara, bidukurura ibibazo bidasanzwe. Ibyo mubyibuke. Ni ukuvuga ngo umuntu ntagomba kuba muto cyane, nta nubwo agomba kuba munini cyane, agomba kungana uko bigomba, kurya ibimukwiriye kandi bizima. Ntabwo turi ingurube ngo turye ibyo tubonye byose. Niyo mpamvu ako kantu karagomba ko guhitamo ibingibi ndabyinshi. Nta muntu ugomba kuguhitiramo, nta ruganda runaka, nta muntu ugomba kukubwira ko icyo ari cyiza. Umubiri wawe wonyine niwe uzakubwira uti iki kintu ni cyiza. Gute rero? Uruhu uzabibona ku ruhu rwawe, uzabibona uko ujya ku musarani, uzabibona ko wiyumva mu mutwe wawe. Hari ukuntu by'ibiryo ugasanga mu mutwe byivanze, kumva bitameze neza. Mpita nkora stop ngahagarara. Niko nabashije kureka ifunguro rya mu gitondo, kuko nariryaga ntagera mu masata nkumva ndahwereye, nkubise igihwereye. Ariko mu gihe nariretse bimeze neza, no mu gihe abana banjye nabo bareretse bameze neza. Muzi n'ikindi baba baranyibwiriye bati mama, ibintu ntuzabibwira abandi, bazahita bamenya aho dukura imbaraga, noneho nitujya gukina football bajye badutsinda, kubera ko bamaze kumenya ibanga twakoresheje ngo tube abanyengufu. Ngaho rero mwese ndabifuriza ubuzima, ndabifuriza amahoro, ndabifuriza imbaraga, ndabifuriza umwaka mwiza w'amahoro n'ibyishimo, kandi ndabararikira gutangariza abandi, gufasha abandi uko mubishoboye, kuko ku isi ni ugufatanya. Ibintu byinshi byarahagurutse, ibirwanya ubuzima byabaye byinshi. Nitudahaguruka ngo twirwaneho, ndakurahiye ntago kujya kubaza ubuzima umunyaruganda uri kwigurishiriza imiti, ntago ari uzakura ubuzima. Ni nko kujya gushaka kubaza ntago mbizi mu by'ukuri urugero natanga, ariko ntago umunyaruganda yakubwira ububi bw'ibyo acuruza gutese. Ariko ni we wenyine wo kureba icyo ugomba kwinjira mu mubiri wawe, akaba ari cyo uharanira. Mugire amahoro, ndabashuhuje mwese. Umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'ibyiza. Murakoze, murakarama.